Yes. Danko kapiteni wa Gicumbi handball team, kano kanya mushoboye kubona amanota mukesha kuba mushize hamwe cyane bigaragara, ariko urabona ko mu gice cya mbere ari ibintu bishobora kuba byabanje kubagora cyane. Ni iki wowe urebye cya mbere cyabanje gusa nkaho kibagora? Urakoze cyane. Mu by'ukuri twishimiye intsinzi tubonye, twishimiye kuba twongeye kubona amanota yo kuri uyu munsi ubwo twakinaga n'ikipe ya Beji. Dutangira umukino twari tutarahuza, urebye twari tutarabona uburyo bufatitse bwo kuba twakina n'iriya kipe, cyane ko ikipe y'abanyeshuri buryo bari ikipe igerageza gukina ikushyizemo imbaraga ndetse n'ishyaka bishoboka. Urumva rero kuko abenshi baba bakiri n'abajene, navuga bagifite imyaka yo hasi bitewe n'uko baba bakiri abanyeshuri. Urumva iyo match igitangira baba bagifite ishyaka n'imbaraga nyinshi cyane, gusa uko match igenda yigira imbere niko bagenda bananirwa, za mbaraga zabo zikaganzwa na tekinike zacu natwe tuba dufite, cyane cyane bijyanye na experience. Niyo mpamvu babonye mu gice cya mbere imbaraga zari nke, ariko mu gice cya kabiri twakosoye. Ugereranyije noneho nk'amakuru agize nuko Gicumbi urebye kenshi cyane nuko amahirwe mufite umutoza wabatoje guhera muri abana kugeza ubu still now, ariko ukaza gusanga muri ekipe idakora umwitozo wa buri munsi uhoraho nka ya Gicumbi cya mbere yahozeho. Ubu ni iki kintu ubona cya mbere gishobora kubafasha kugira noneho mube consistency, mugire consistency cyangwa se mugume nka ya Gicumbi ya mbere twari tumenyereye yari iryana cyane? Mu by'ukuri burya ugukomera kw'ikipe kugendana n'ibintu bitandukanye, niko navuga. Ikintu cya mbere kiba gikenewe kugira ngo ikipe ibe ikomeye nta mikoro. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko dufite amikoro make, ariko nanone ntabwo ari ya mikoro ahagije ku buryo umukinnyi yitabwaho mu buzima bwa buri munsi. Ubwo ndavuga ku kijyanye n'imyitozo, ku kijyanye n'uburyo bwa recuperation, ku kijyanye na teamwork mood ya ekipe nk'abantu baba hamwe biragoye. Niyo mpamvu kenshi usanga dukina n'ikipe ikunze kubiri hamwe nk'abanyeshuri, urumva baba mu kigo kimwe, dukunze kugorwa n'amace cyane mu itangira ryayo. Urumva rero ikintu twe tuba tubura ni cya kintu nakubwiraga cya mikoro ahagije yo kuvuga ngo ikipe irahari, iri hamwe, irakora buri munsi, irabonera buri kimwe ku gihe, kugira ngo tube muri wa mwuka umwe, kugira ngo niba tugiye gutangira match tuyitangire turi kumwe, byaba mentally byaba physically, ndetse na buri muntu wese yumve ko ari kwisanga mu uwo mukino. Nicyo ngicyo ubona ahanini gituma ikipe yacu isa n'itari hamwe cyane. Nyuma y'ibyo byose by'uko abakinnyi ushobora kubona ari ikipe organisation yayo still now ni organisation itameze neza cyane bitewe na support mu buryo mu support mu buryo bwose, ariko wenda tuvuge ko mu buryo bw'abakinnyi ho iyo support niyo ya mbere. Ikintu cya mbere burya umukinnyi burya agomba kurangwa na discipline. Mufite umutoza wanyu mwiza cyane umuntu afite kugeza ubu ngubu. Ni iki kintu wowe wumva nk'umukinnyi wakagombye gusaba bagenzi bawe, wasaba bagenzi bawe ndetse banisabira ku giti cyabo kuba izo support zose zidahari, ariko mwebwe ni iki kintu noneho ni iki kintu kiri addition navuga kintu cy'inyongera bakagombye gushyiraho kugira ngo mujye mukora performance igaragarira umukinnyi ugaragarira abafana banyu ndetse n'abayobozi banyu babakurikirana buri munsi? Mu by'ukuri umukinnyi ni imyitozo, umukinnyi ni baro, umukinnyi ni ikibuga, umukinnyi ni korosi akora ku giti cye. Urabivuze, umutoza dukorana ni umutoza tumaranye igihe kuva turi abana, twarabanye kugeza ubu turi muri club turabana. Nubwo bwose ikipe yacu navuga idafite uburyo buhoraho bwo kuba twavuga ngo imyitozo ni buri munsi, ariko hari igihe kigera tukaba turi hamwe nk'ikipe tukavuga duti bitewe n'amarushanwa runaka dukwiye kuba hamwe tugakorera hamwe, kandi icyo gihe iyo kigeze tuba dufite ikipe nziza kuruta uko tuba tumeze ubu. Hanyuma uvuze ku cy'umukinnyi na motivation ya buri mukinnyi muri rusange. Buri mukinnyi mu ikipe yacu mu by'ukuri afite inshingano zo gukora imyitozo imwongerera endurance, imwongerera imbaraga, imutegura mu mutwe mu gihe icyo ari cyo cyose. Twaba dufite imikino, twaba ntayo dufite, mu ikipe yacu bitewe n'uko nyine tudafite uburyo bwo gukorana buri munsi, buri mukinnyi aragerageza agakora ku giti cye. Urwo ni rwo ruhare rwacu nk'abakinnyi mu kugira ngo tube dufite ikipe nziza dufite kuri ubu ngubu. Noneho ndagushimye cyane kuri interview mpaye, ariko novuga ngo noneho tugaruke ku buryo noneho gira abayobozi bakurikirana hafi, abayobozi ba Gicumbi. Twabonye kenshi cyane meya wahoze nawe ari umusportif akina handball, akina kipe ya Police Handball Club, umwe mu bantu nawe bakunda siporo cyane ndetse banayikurikirana cyane. Gira ikintu noneho wisabira abayobozi ku giti cyabo, niki kintu ubona bakagombye gukora kugira ngo ikipe ya Gicumbi imwe tumenyereye itwara ibikombe? Niki kintu wumva wewe wabisabira ku giti cyabo? Urakoze. Mu izina rya bagenzi banje reka mvuge nk'ubahagarariye. Mu by'ukuri dufite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ni ubuyobozi bukunda siporo, kandi uretse no muri handball mu mikino yose ubuyobozi bw'akarere kacu buradushyigikira turabubona.
kuri iyi nshuro rero nuko badahwema kubikora barabikora, ariko mu by'ukuri bitewe n'urwego handball igezeho dukeneye support irenze yo tubona. Uti gute? Amakipe duhanganye na APR, ni Polisi, ni Musanze, n'aya makipe yandi yose. Aya makipe rero ari gushyiramo imbaraga z'umurengera. Sinavuga yuko wenda ubuyobozi bw'akarere kacu nta makuru bufite, gusa ikintu navuga nuko handball yageze ku rundi rwego cyane. Dukeneye imbaraga zirenze zo twabonaga, dukeneye support irenze zo twabonaga, dukeneye amikoro arenze ayo twabonaga, kuko biragoye ko uzajya mu kibuga uhangane n'umukinnyi ufite recuperation ku rwego rwo hejuru, kandi twebwe wenda ibintu turi kubona n'urugero ari byo twabonaga wenda nko mu myaka 3 ishize n'urugero. Urumva aho handball igeze ubu ngubu birasaba imbaraga, birasaba amikoro, birasaba gushyigikirwa, birasaba kutuba hafi. Ikintu rero nasaba ubuyobozi bw'akarere kacu baradufasha rwose, turabashima. N'abayobozi b'ikipe yacu n'ababyeyi kuri twe, icyo twasaba nuko batwongerere support, batube hafi ku bibuga. Nkuko kera hose twajyaga tubabona tukabona abayobozi b'akarere baje batube hafi ku kibuga. Nkuko kera twabonaga iyo support mu buryo bwa mikoro, n'ubu turayibona, ariko ntabeshye mvugishije ukuri navuga ko idahagije ugereranyije n'urwego handball igezeho. Biri gusaba ibintu byinshi kuri ubu ngubu, kandi ngira ngo nkaho umunyamakuru, nk'ijisho ry'umunyamakuru bireba, urabibona yuko handball ntabwo ikiri yayindi. Handball yateye imbere, abakinnyi bafite imbaraga, amakipe arajya kugura abakinnyi hanze, guhangana n'abo bakinnyi biragoye, nta support uri kubona ihagije. Ikintu rero nasaba ubuyobozi bw'akarere kacu babirebeho, bashaka uburyo babigenza, nk'abantu batureberera mu buzima bwacu bwa buri munsi, bagire support bongeraho kuyo baduhaga, by'umwihariko mu bijyanye na financial support. dusa dusoza ikiganiro, Gicumbi urabona none ikipe, umutoza w'ikipe y'igihugu ya senior yamaze kugira icyizere akavuga ngo hariya harimo abakandida bagomba kujya muri equipe nationale. Nkuko twabibonye mwagize Saville, mugira Yannick, yewe ndetse nawe wari gukomanga ku muryango, ariko none ubu ngubu ikintu gisabwa n'iki kugira ngo twe twabona noneho abakinnyi benshi cyane bavuye muri Gicumbi bajoininga equipe y'igihugu, equipe senior bajoininga bafite bagaragaza bwa bushake bwabo ko bashaka gukina handball, koko bagaragaza nyine wa mutima wabo ko ubona ari abantu bakeneye gukina handball kandi bafasha igihugu bakifasha nabo bwabo, mbega bagafasha abanyarwanda bose muri rusange bakunda umukino wacu wa handball. Urakoze cyane. Ikipe ikomeye igirwa n'abakinnyi beza, abakinnyi beza nibo bakina mu ikipe y'igihugu. Twese yaba nge yaba buri umwe wese dukinana arasabwa kuba umukinnyi mwiza agakomeza ikipe yacu. Ikipe yacu nibikomeye, umutoza azaba interese, azumva afite ubushake bwo kuza kureba iyo kipe ikomeye, agira abakinnyi akuramo. Icyo nasaba abakinnyi bagenzi banjye, dukoresha imbaraga, dukomeze ikipe yacu. Umutoza w'ikipe y'igihugu nawe mu match abahari, naho babyirebera, burya biragoye ko umutoza w'igihugu asiga umukinnyi mwiza. Icyo nasaba abakinnyi bagenzi banjye, tuba abakinnyi beza mu ikipe y'igihugu, duhora dukomanga, ntawe uyihejwe mu ikipe y'igihugu n'iy'abanyarwanda. Captain, asante sana ikiganiro, naho ubutaha. Uradukoze cyane kuduha ikiganiro cyiza. Urakoze cyane.